ngiye nakubwira ngo umuntu yarahagaze ukagira ngo nubusa dore icyobo aho yagicukuye ni hano naho yacukuye yego nyagasani aha ngaha niho ubona abana ngwiki ninjoro wabyumvaga bicukura nabyumva mbega icyo nabyumva zarenda surabizi ke wabyitse usanga nyine nuko ngo reka maze mbigusobanurira yaherebye ninjoro ngo uyumve byibura reka wari kuyiniga ngiye nukuvuga ngo nasohotse mu nzu usanga ihene yapfuye urumva inkoko nari mfite nsanga zapfuye. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi ndi kwa mama wase nahageze byihutirwa ariko nubwo ntagereye igihe yanshakaga kuko yampamagaye mu masaha n'ijoro saa 5 saa 6 gutyo z'ijoro ampamagara kenshi gashoboka ariko tuvuganye yansobanurira ikibazo yagize ariko mbona burije ntago nahita mvuga ngo nze muri iryo joro ariko ndambwira nti humura niba uri mu nzu guma mu nzu ntacyo uri bube. Rero nkurikije ibyo yambwiye nahise nzindukira iwe mu rugo nza kureba kuko nabashije kuhagera nijoro ndavuga nireka mazindukire mbaze mama wase icyabaye n'icyatumye arara umutima uhagaze. Yanambwiye ko yaraye hanze ataraye mu nzu n'abana tubashe kumenya impamvu ndetse namwe mudukurikiye mubashe kumva ikibazo cyabaye hagati yiwe ndetse n'ikibazo cyabaye mu rugo kugira ngo atarara mu nzu. Mama utubwire muri make ninjoro habaye iki kuko wabimbwira gufite ubwoba bimwe sinabyumva neza nagira ngo wowe nyiri ubwite udusobanurire ndetse n'abadukurikiye bumve impamvu mu wase no kuri inshuro habaye iki niki cyabaye kugira ngo usohoke mu nzu ikintu mvaga cyaguteye igihunga kuriye habaye iki byagenze gute kereka ngubwira njye ikintu cyane igihunga nawe ubwawe ufite amaraso cyangwa ufite umutima utabara byagutera imunga sibyo njyewe nicuye saa 8:30 yego numva amabati babyita ngo iki ari kujegera yego nsoze ku rugi nsanga urugi rwankiguye kare nta n'umuntu wari muri kurukingura ndavuga nese mana nese warara mu nzu utayikinze nje nabonye ko natewe ndavuga ni rero reka nabazi amabati yashegeye urugi rurakubita ndavuga ni ise ibi ni ibiki ndavuga ni rero reka mpamagare Keza umamagaye nanjye bwije ndavuga sizi saa 8 ndagenda bwo ndamufashije nubwo impamvu rakwiye nigomire mu nzu kinge nakingishaga ikisa ntacyo mfite nimba warayikinze ugasanga urugi rurafunguye amabati akarara ari kujegera hanyuma inzu yasamye wabigenza gute mvuze ngo ngewe reka nishyiremo akanyabugabo nsohoke hanze nasanze hari icyobo cyari gicukuye he ruguru y'inzu urumva ahubwo uriya mukecuru nubwo yaje nkakina nawe uriya mukecuru ntabwo yoroshye icyobo gicukuye utazi mutacukuye nyine kiwasanye gihari kitagituye gihari njye nasanze yacukuye icyobo ni nawe yagicukuye kuko nta cyobo cyari gihari ubwo icyobo cyacukuwe nijoro mbona hari icyobo kiri gucukurwa nta cyobo cyari gihari urumva ndangije nkata munsi y'urugo naho nsanga nuko nguko ni ninjoro ibyo bya wasohotse ninjoro cyane mu gitondo by'urugo njye nasohotse ninjoro wasohotse nyimara kuguhamagara nahise nsohoka kubera ko naguhamagaye ngira ngo unabare nsanga kunabara ntabwo biri gushoboke kubera ari amasaha nsohotse hanze nsanga icyobo kiracukuye kitari kiyasanzwe oya nta nubwo kigeze kihagera ndavuga nese mana yaburahamu ibi ngibi byo ndabigenza gute ngeze munsi y'urugo nsanga naho nuko hepfo y'urugo ho byagenze kuvuga ngo ugeze hepfo y'urugo ngo usanga naho nuko hepfo y'urugo byahabaye iki ko nshimye ari icyobo nacyo tutazi uko cyacukuwe hepfo y'urugo byo wasanze yiki hepfo y'urugo nasanze ihene yanjye yapfuye ihene yipfushije nayo itipfusha
wajya usanga ihene yapfuye nta maraso nta wayikase nta shake wayikegese wambabariye koko njye nakubwiye ngo naraye numva amabati ari gusambuka yego ngeze ku rugi kubera ko rwajegeraga nsanga urugi rwifunguye ngeze ruguru y'urugo nsanga inkoko yapfuye manutse hepfo nsanga ihene yapfuye ubwo ibintu uri kumbwira ni ibiki koko ko nazi uriya mukecuru ibintu yaje azana ahangaha uko bimeze none se wowe ngiye birantunguye ibintu n'abazimu abazimu ahubwo uriya mukecuru yaje azanye abazimu ntazi abo aho baturutse iki akaba ari uri ninde uri kubinkora se mara kuvuza Fisito nta kibazo nigeze mura nacyo uriya mubyeyi amaze gusara yego ntago navuga ngo ni ibiki sinamenya ngo byavuye hehe ibyo nkubwira niko byangendekeye utekereje wasanze byaturutse he byaturutse he sibuke nakubwira ngo byaturutse he koko nkuko uri kuvuga ngo uriya mukecuru ko yaje niwe ni uriya mukecuru yaje nk'umukobwa we uriya mukecuru yaje akora ihangana sibyo uko yaje ntago nkuzi aho yanigiye hano iwanjye ntago nkuzi ngo umukwe we ngo ibiki n'ibiki ibyo by'umukwe ntago bindeba nta nicyo byandebaho na kimwe urumva njye ibyo nkubwira nibyo nabonye cyose nyereka handi ibyo bicukuye ikiba gicukuye he icyobo nyereka tukirebe ndange ndeke icyo cyobo mpabone nyine uhanyereka wanyu icyobo yacukuye aho bantu bacukuye nyine hacukuwe bareba ngwino tugende ngwino tugende wenda wagira ngo ni ukubeshya ese ke umuntu akubwira ngo yarayahagaze ukagira ngo ni ubusa nyine njye nakubwira ngo umuntu yarayahagaze ukagira ngo ni ubusa dore icyobo aho yagicukuye ni hano naho yacukuye naho yacukuye yego nyagasani aha ngaha niho ubona abana ngwiki ninjoro wabyumvaga bicukura nabyumva mbega icyo nabyumva nyagasani cyangwa ugira ngo ndorohewe ugira ngo ndorohewe oye ikintu ndi kwibaza ubu kino cyobo kingana gutya gicukuye kugira ngo bigende bite nese ndabizi ubushize ko naguhamagaye amagambo yabwiye ntabwo yumvise hacukurwa ninjoro ubyumva ubyise mito usanga hari icyobo amabati inzu ye nasanze irangaye ugandisura mukecuru niwe ndi kuvuga nta wundi ndi kuvuga mama siya nta kuntu ashobora kuba ari waje akaracukura nijoro kuko azi ko ari ngiye waruze umukobwa we ariko uretse ko atari n'ukuri reba iki cyobo uko kingana mu cyimbo cyo gucukura iki cyombo nani mu gihe cyo gucukura iki cyobo urumva nagiye kumva numva amabati ari guhubangana numva amabati nagakibaho ngeze ku rugi nsanga urugi rwifunguye kera mba ndasohotse nsanga agahene kanjye nanifitiye mu nzu nari mfitemo agahene mfitemo n'agakoko nasanze ihene iri ukwayo n'inkoko iri ukwayo ibyo byose ni imirambo byapfuye sha wabyihoreke ngo ko agahinda gashira kandi ari ibagara wambabariye ukareka kumogoza ko nababaye kera wambabariye urumva ikintu kikara gicukura inyuma y'inzu amatungo yawe agapfa sha wabyihore wa mubyeyi we none se yapfuye bayikase n'icyuma bayitemye bayikase n'icyuma basi ifite amaraso nyine none umuntu waje arayi iyo bayikata ifite amaraso mba nagiye nkayigurisha nyine kuri busheri cyangwa nkayigurisha aho bagurisha ihene aho bari ku cyokezo nyine niko twabivuga bayiguramo iki se ko ari ihene yumye kera n'inkoko iri aho ngaho kwayo njye nari nifite agahene n'agakoko none byose nta na kimwe biri hariya hepfo mujyane urebe se ngaho mfasha ariko n'abakazana bavuga ibiki bavuga ibiki oya ntago ari abakazana n'abakwe ni ibiki zarenda sura bizike wabyitse usanga nyine nuko ngo reka maze mbigusobanurira reka njye ni ukuvuga ngo nasohotse mu nzu nsanga ihene yapfuye
urumva inkoko nari mfite nsanga zapfuye, urumva ntago namenya ngo ni ibiki, ntago namenya ngo byagenze bite, ahubwo uriya mubyeyi waje aje kureba umukobwa we ni ibintu yohereje. Ubu sinzi ngo ndabaho gute, urumva sinzi ngo ndabaho. uri kuyinjiramo ndayinjiramo gute se? Injira yabanje gutenguka iri gutigita hejuru y'ibintu yohereje, ndabigenza gute se? Shake ndeka ngo agahinda gashira kandi ari ibagara. Umuruho mfite sinzi naho nzawushyira. niba ari n'ibyo ariko wohereza yaba afite izindi mbaraga. Imbaraga zarazifite. Ntago waba udafite imbaraga ngo usanga umuntu iwe utazi ngo byagenze bite uze gushinga ku muntu kuriye. Uriya mukecuru nawe imbaraga arazifite, afite nk'iz'umukobwa we, nizo yamutije. Atagarama nyine atagarama ibyo ari gukora byose ni ibiye. Shake wambabariye koko. Nyine mva mbanze nkubwiye twese turabana bakuru mwese mu igihari nuko ntago uriya mugore yaje mu nzu ngayishegeze. Nta muntu wazanga acugusa inzu n'amaboko. Ubu se ndi hanze kuko habaye iki? Uwo se umwana wanjye muhagararanye nyine ndi hanze kuko habaye iki? Kandi nyine turi kubwa bitubwiye nyine turi gushaka ukuntu yaba yabikoze nta bundi buryo ni imyuka mibi yewe nyine ayigumane, ibindi ntago bindeba. Ariko uriya mukecuru ni umugome, urumva ikindi kintu yishizemo ko ari wowe wamurogeye buriya niho byapfiriye. Ikindi kintu nta wundi muntu kereka niba hari undi muntu mufitanye ikibazo cyatuma nta wundi dufitanye ikibazo. Uriya mukobwa uriya mukobwa wiwe baraziranye, sibyo? Uriya mukobwa we baraziranye, aho yashatse arahazi, nayo yaje ari kumbwira ndayazi. Ntago waba ufite umwana washyingiye ngo uzi uri kuvuga ariya magambo ngo umwana wanjye yambwiye yuko ntabyo yamworoje. Nareka babimworoje bagira n'ibyo bagirana, nimba azi yuko nta kintu yamworoje. Hanyuma ukabizamo uteze njyewe kubizamo nyine njyewe ni kwa kundi akaga kagwira ku muntu ngende mukeba we bikangaruka ariko kwihimura nyine none batihimura. Ikindi kintu bakora n'iki? Uwiteka ni umagazeho, ntago magaze ku maboko y'abantu, simagaze nta n'umuntu magazeho, magaze ku Mana yandemye. Ariko reka niyo ugomba kundagira. Urumva ati bambwiye ni wowe wagize ute? Ngende ndeti broke ni biki? Nantibare ngiye sinzi nantibare ngiye ngoze mu byuma se? Ntago ngiye nakora mu byuma ariko urumva. Ariko nkubwiza ukuri, urumva uriya mukecuru Uwiteka mu ndinde nawe nantibare nkuko yaje ngo nantibare. Ndantibari ndikina umukwe wanjye uramufite mugira hehe ndamukeneye njyewe imiruho mfite yose nyene uriya mukwe we baza wumve ibibazo ukuntu hava hakintu kimwe kibibazo hazi ikindi bigusimbura naho nimba ako niko gahinda mu nzu y'amasengesho nimba utanasenga umva inzu y'amasengesho njyamo saa 6 nimugoroba Uwiteka akambwira ati mwana wanjye komera ko nago ambwira ngo inzu yawe barayi bacukura haruguru y'urugo ucukuye ntumubonye. Ese ke wabyihoreye nta maraso avuye ngo isi hene yaguye hano ngo banayikasije hari asingwa ko yahaguye imbere nibyari biri mu nzu. Nago nabyutse ngasanga inzu ifunguye, nazi ibyayifunguye, nagiye kumva numva ibintu biri kujegeza bitewe nari amagambo uriya mukecuru yambwiye. Nanjye ubwanjye naraye nikomeza muri njyewe, ariko njyewe yandushije imbaraga pe, nta mbaraga mfite. Numvishije inzu iri kujegera, numva amabati ari kujegera, mbona ihene imwe irambaraye hano, mbona inkoko indi irambaraye hariya. Iyi si ihene yarambaraye hano, izi si inkoko ebyiri nari mfite ahangaha, izi si inkoko ebyiri nari mfite ahangaha. Noze uri kugira ngo ari kike usibye Uwiteka wanabara ko nta n'umwana w'umuntu wabasha kunabara. Uri kugira ngo iki? Icyo nakora ni iki? Nyine icyo nakora ni iki? Uzi ko izi nkoko zanerera amagi,
nkavuga ngo byibuze ziri gutera abiri na fisito byibuze ndamutekera n'ayo magi abiri agenda abubyuke sha byihore oya namutekeraga rimwe irindi nkajya kurigurisha banza wumve umuntu uzagacukura icyo mu rugo iwawe nk'uko nanjye yancukuriye nyine nanjye yancukuriye uri kugira ngo nkore iki kintu nakumva umuntu ujya mu rugo umuntu agacukura ariko uriya mugore nawe yaje ari kabutindi nawe yaje na antiboroke ni itiboroke ni ibiki urumva gusa icyo mbonye cyo mufite abanzi bo uwiteka niwe nakwiyambaza nta kindi kintu nakwiyambaza mu buzima bwanjye nta kindi kintu nabona nakwiyambaza mu buzima bwanjye rwose winde ko umwana wawe yajya ahantu agashyira n'ikintu cyo kurya ku munwa naho ubundi ubu si ihene wahamagara umuntu yapfuye uku nguku ko nari nzi yuko nidapfa ndi buhamagara umuntu wahamagara umuntu yapfuye ati ihene yapfuye ati ngwino ungurire wamukura he nawe ubwawe ushobora kuyirya mu bantu niba mwinayirya mu banze mupimisha izi nkoko 3 nari mfite se zaguye ahangaha zo wanyirisha iki fata inkoko 3 nyine hanyuma inzu ko mutari kuyinjiramo inzi irimo ibyo bintu by'ibizimu bimeze shaka reka nkubwize ukuri nekereje ukuntu inzu yarayitigita urumva nago nasubira mu nzu ndarara hanze n'abaturanyi n'ubundi barabizi ko naraye hanze n'ubundi ndare ngomeza kurara hanze Uwiteka ni uzanabara nta n'umwana w'umuntu neganya yuko yanabara kuko ngiye ndabona aho ngeze araho gukomeza ndabona araho kwihangana nkakomezwa n'ibibazo mfite nta kindi ngiye ndajya mvuga ngo ibibazo bizanwa n'ibisubizo ahubwo ndabona bizanwa n'ibibazo ibisubizo biza nyuma kandi biza bitinze burabisubizo ntago biza vuba nago nabona ibyo mvuga nge nago nabona ibyo mvuga ke nago nabona ibyo mvuga urabizi ko wamfashije urabizi ko twitabazanyije ariko noneho ndabona bindenze igenda ukurikirana ibya Siya uriya mubyeyi uri gutuma narara no mu nzu nta n'icyondo cy'umugabo we kiri ku nzu yanjye atarigeze tunayibanamo n'uwayibayemo yarambwiye ati ngiyewe kubera ko wamishe fisito ndagiye urumva ako niko gahinda mfite narangiza noneho nkaba nsigaye ndi kurara hanze kubera ko inzu numva ngiye nabyutse ubwanjye bitewe n'ibintu byajegeraga mbyutse nsanga inzira arangaye ndavuga ndetse mana yanjye ndabigenza gute ndangije mu gusohoka mbona ihene nari mfite irasohotse ubwo n'ubwiteganyirize nari mfite urumva nsanga n'agakoko nari mfite katereraga abana udukoko 3 nsanga natwo turi hanze n'intumbi ndadushyira ndavuga ngo ndashyira mu isafuriya neke we wateka ari wowe wateka ibintu ntago noneho wabushaka gupfa wamenye se byishwe n'iki cyangwa zibirimo byishwe n'iki kiki se umugore yaraje ambwira ngo umugabo wanjye nako nimba bamusangiye nimba batamusangiye ibyo nago bindeba hari abamusangiye ibyo nago mbizi umwana w'umukobwa wanjye waramujyanye ndaje bambwiye ibiki bose barane